mukomere mukomere cyane cyane we mugiye kunesha haleluya we muhabwe ingabire nziza ayiwe zabatabarutse. ndabaramukije bakundwa muri uyu mwanya nk'uko mutureba imbere ya kamera yanyu turabaramutse. Shalom 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 shalom. Turabiyegereje mwese abamaze kutumenyera abamaze kutubona kuri uyu murongo mwese Imana ibahe umugisha tubahaye ikaze. Turacyari muri rya jambo rivuga ngo Yesu uramwita nde? Yesu uramwita nde? Muri kuri uyu munsi rero ndi hamwe na pasiteri ari yaramfasha kugira ngo dusesengure ijambo ry'Imana. Turacyari muri iryo jambo rifite insanganyamatsiko igira iti Yesu wowe uramwita nde? Dore icya kabiri ugomba kumvamo dukeneye kugira ngo pastor dufasha tubaza dusengere. Noneho mu isengesho rigufi turagira ngo tukubwire ngo icyo tugiye kuganiraho, turagira ngo tuguhishurire ikintu kivuga ngo hari igihe ibibazo bibaho bigatuma abantu bamenya Yesu. Kubera ko iyo ikibazo kitabazwa Petero ni yari ko gusobanura Yesu wa yarari. Reka tuze twijire mu ijambo turihuze n'ibintu. Amen. Sengire pastor. Data mu izina rya Yesu Kristo twongeye kugaruka imbere y'amaso yawe kuri uyu munsi. Nuhabwe icyubahiro kuko waturemeyeho kugira ngo tunezerwemo kandi dukore icyo waduhamagariye. Izina ryawe rero nirihabwe icyubahiro ushyirwe hejuru kandi wamamare. Uyu mwanya turagutumiye kugira ngo uzubane natwe kandi abari wowe utuyobora. Ibyo byose tubisenze mu izina rya Yesu Kristo twizeye twamenye. Amen. Amen. So icya kabiri rero hano ugomba kumvamo Imana imuhe umugisha umushumba. Amen. Icya kabiri dushaka kugira ngo dusesengure dufatikanye hamwe n'ibazwa ryabajije aba bantu Yesu yagezemo akababaza. Twasesenguye dusanga hari igihe ibibazo bijya biba, ikibazo iyo kibaye abantu kigatuma abantu barushaho kumenya Yesu. Burya ikibazo Imana igikoresha nk'umukozi wacyo mu rwego rwo gucanira umutima kugira ngo urwuromanire gushaka Imana. Ako kantu wari ukazi nawe pasi? Gira icyo ukongera. Buriya hariho igihe Yesu ajya agushaka ariko mukakomeza mucengana ugacanga agasanga uramukwepa ugenda umukwepa ariko wagushaka. Niho twahoze tuvuga umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana rero urashobora kwisanga uri muri gereza. Umugambi w'Imana urashobora kwisanga uri kwa muganga runaka ukarwara indwara Yesu akagusanga kuri cya gitanda. Hari benshi bakirijwe bavuye mu buzima bukomeye babona ubuzima bwagiye ariko Yesu akabugarura. Ni benshi dusengeye bari mu buzima bw'amarembera kwa muganga Yesu yabugarura umuntu agahita akizwa azi ngo arashira mu mwuka cyane, hanyuma Yesu akamwongerera iminsi y'inyongera yo kubaho. Ahubwo abantu bakaza umuntu ukajya kwa muganga wari ugiye gusengera umuntu wawe urwaye, umuntu muziranye uhari, ariko wa wundi kubera ububabare ariho yumva yabona uriho usengera umuntu akakurembuza kugira ngo arebe ko nawe wamusengera akabona amahoro. Yarangiza turemera Yesu nk'umwami n'umukiza ati urazi ko ari byo tubanza, akavuga ati ndamwakira. Mbese icyo wamubwire cyose akaba yacyemera ariko akabona gukira akabona amagara. Abantu benshi rero bagenda bahurira na Yesu mu bintu bikomeye akabanyuza mu bikomeye kugira ngo yongere ababone bagire umwanya wo guhura nabo. Imana iguhe umugisha cyane. Ahangaha rero turabona ikibazo turiyo turasesengura Bibiliya. Urabona ikibazo cyabajijwe Yesu yarabajije ngo ariko mwebwe munyitande. Buri muntu wese avuga uko abishaka. Ikibazo cyari ikibazo cyo gusuzuma ubumenyi bw'abantu, fatiro rwo kwizera kwabo uko rungana muri bo, mu bigishwa be, bo yagendanye nabo, mu bandi bantu yarasazaho. Rero hari igihe ikibazo
turashaka gufata iri jambo. Hari igihe ikibazo kibaho aho kugira ngo kigutandukanye n'Imana ahubwo kikaguhuza nayo. Imana yagitumye nk'umukozi wayo. Imana yatumye ikibazo kugira ngo kikubeho ukibazwe. Urabyumva neza? None icyo kibazo wakibazwa kikaba imbarutso yo gutuma usobanura Yesu ukamumenya neza mu buryo bwiza. Ariko ubwo si wa mugambi w'Imana, ugahonga umugambi w'Imana, ariko umugambi w'Imana niba ari kuzaguha akakiza, umugambi w'Imana ugasanga ukugejeje muri gereza. Imana igenda igena ibihe pastor, igenda igenera umuntu n'igihe cyacyo, igihe izamuheramo agakiza. Hari igihe abantu babwirizwa n'amaradiyo ariko bakabifata nk'ibisanzwe. Hari abantu babwirizwa n'imirongo ya YouTube nk'iyi, batubona bakabona ngira ngo ari nko bakabona ngira ngo ari nko kwishakira views, ariko ngira ngo mu mwaka tumaze n'iyindi mu butumwa tumaze igihe tubahereza, uyu ni umwaka wacu umwe ngira ngo n'amezi ngira ngo agera muri 4 dukora umurimo w'iyogeza ubutumwa bwiza. Ngira ngo mu batubona hano babona ko nta yindi content ni ubutumwa bwiza. Ngira ngo icyo gicyo kizagerageza kudufasha kudutandukanya n'ibindi bikorwa hano hanze ku mihanda. So twebwe icyatuzanye hano ni ukugira ngo abari muri iyi si y'ikoranabuhanga tubagezeho impumuro y'ubutumwa bwiza, tubabwire Yesu. Tubabwire Yesu kandi namwe mudufashe kwamamaza ubwo butumwa. Yes, nitukemere yuko abavumbuye ubuhanga bwabo bagakora nk'iyi miyoboro ikwiriye kubisibaniro ry'ibyaha. Ibyo bintu mubyemerera iki muri abantu b'abahanga, muri abantu kuki mwumva ko abantu batekereje Imana ibakoreyemo kugira ngo borohereze abantu? Murabona se nk'iyi miyoboro itadufasha? Rega abantu barayihaze kubera ko abakozi b'Imana basigaye bayihuriraho bagacyurana bagatukana bakajya bigatuma rero bakamuka no kubikurikirana, ariko byose siko bikore umurimo. Oya, ibyo byose abantu benshi barabinenga ariko babyirirwamo. Abantu benshi barabituka ariko nibyo barayikinga, nibyo birirwa batangaho nuza, so nibyo birirwamo. So none ugasanga ibyiza nigeze kureba chano ya Gitwaza ya Zayoni. Wenda reka ntacyo bitwaye, ariko mbona ari mu bihumbi 100 cyane. Mbona ari mu bihumbi 100 by'abasubscriber. Urabyumva neza? Ndatanga vuga amagambo yururutse umutima. Oya, mbona ni bake ukurikije izina ry'umugabo. Amavuta muri we, nkurikije urwego umugabo w'Imana ari, nkurikije ubuntu bw'Imana bumuri. Yo nagize agahinda rwose. Ndavuga ni gute umugabo nk'uyu wirukanka isi, umugabo kweri uri mu ijambo rimeze abantu bamukurikirana. Muzi ko yanyeretse ko abantu badakunda ubutumwa bwiza. Ubundi nkawe yakaba afite amamiliyari y'abamukurikirana, ariko uzabona abasitari bari hano ku isi bandi ku rwego rwabo usanga bafite za miliyoni na za miliyoni. Urazi ko nko kuri we iyo bateruye, uzareba abantu bamukurikira iyo bateruye kumuvuga nabi, ureba abantu baba bahagurutse, abantu bakunda byapfuye byacitse, abantu bakunda ibibi kuruta uko batoranya inzira y'ibyiza. Iyo bariho bamuvugaho ibintu bibi, agira abantu benshi, hagira abantu benshi bamuvuga, ariko abandi n'abamagambo ntabwo ari n'abamufana, aba ari abashaka n'ubundi byacitse nyine. Reka twigarukire ku murongo ibyo twari turiho. So ni ukuvuga ngo ahangaha turiyo turerekana, twari tuvuze ngo niyo mpamvu hajemo utuntu n'utundi. Twari tuvuze ngo hari igihe ibibazo bituma abantu bamenya Yesu, bituma abantu bamenya Yesu kurusha mbere uko bamumenyaga. Yes. Kibazo kikaza kikaguturubika kikagutera kanseri. Yego. Cyangwa ikibyimba mu mutwe. Urabe kikagutera kanseri. Utarubizi ko Imana ikurujamo ukabaza ikibazo kiragutsikamiye. Cyane. Noneho arangiza ukavuga ariko Yesu uyu bishoboka ko izi nzira nahisemo atari inzira nziza. Yego. Noneho ukabona yuko Yesu akongera akakubonera aho ngaho. Rero nagira ngo mbabwire ko Imana mu mikorere yayo, mu miterere yayo, Imana igikoresha inzira z'ibibazo. Yego. Kuruta uko ikoresha n'ijambo ryayo mu rwego rwo kugira ngo yirehereze imitima y'abatuye isi. Abantu batuye isi kunde kubabona. Niyo mpamvu iyo tunyuramo nitubyita byiza, nitunabishima, ariko kenshi bivamo nibyo birimo inzira zituma abantu barushaho kumenya Imana. Uzarebe
n'ubuhamya ni nabyo biva mu buhamya. Uzanarebe abantu hano hanze, umuntu aragenda akajya mu cyubahiro Imana yamuhaye akakiryamamo akakidendezamo, Imana ikamugira neza, yamuhaye ibintu, ariko ejo yabaho mu buzima butazi Imana, butanazi no gupfukama, butanazi no gusenga pasi. Ni habaye akabazo k'inkonkobutsi kabaye mu buzima bwe, bamutereje cyamunara. Urabyumva neza? Icyo gihe nibwo yibuka abasenzi cyane, icyo gihe nibwo yibuka umukozi w'Imana wamufasha mu mwuka. Icyo gihe nibwo ikibazo gitera umuntu gushaka Imana. Iki kibazo rero cyarabajijwe mu ruhame rwa benshi, kibajijwe benshi babura igisubizo, nk'uko hariho benshi badukurikirana ibibazo bibaho nimubibonera igisubizo. Kumva yuko ari ikibazo ukakibura igisubizo, ukavuga uti reka nurire njye Kanyarira, reka nurire njye Samatare, ikibazo ngiburiye igisubizo, reka nurire njye za Samatare, reka njye gushaka Imana, birandenze, ikibazo ngiburiye igisubizo. Urabyumva neza? Noneho hakaza kuvayo umuntu uri buze kuguha igisubizo, muhurira muri urwo rugendo. Icyo gihe nibwo buryo bwa Yesu kukuyereka, akavuga ati ndakumvishije mwana wanjye, kuva wafashe imodoka y'agaciro ya V8 ukayizana ukayiparika muri aya mazi, wazanywe n'umugambi wanjye, genda cyamunara nyigukuriye. Agaseka akavuga ati ndapfukamye, ati Imana iravuga, kandi koko bivuzwe n'Imana. Imana itegura inzira ku buzima bwa wa muntu, bwo buryo bwo kugira ngo yishyura na banki ayirangize, cyamunara ikayihagarika. Imana igira inzira zayo yiyerekamo umuntu wayishatse, ariko avumbuwe n'ikibazo. Erega ijambo ry'Imana pastor ntaguciye mu ijambo, yaravuze ngo nibatemezwa n'ijambo ryanjye bazemezwa n'imirimo n'ibitangaza. Haleluya, bazemezwa n'ibyo. Hari ijambo riboneka hano muri Yubu, turaza gusubiraho twari turi, riranangaje cyane. Twavuze ku bibazo bituma abantu bamenya Yesu. Dusome Yubu 20:30 na pastor 36. Hari ijambo rikomeye cyane, murongo w'8. Murongo w'8, 36. Murongo w'8. Reka nsome jye nahageze. Haravuga ngo kandi iyo baboheshejwe iminyururu bagafatishwa ingoyi z'imibabaro, ibereka imirimo yabo n'ibicumuro byabo, uko bigenje bibona. Uko baboheshejwe, wabyumvise neza? Ngo iyo baboheshejwe iminyururu, iyo baboheshejwe iminyururu bagafatishwa imibabaro yabo, ibereka imirimo yabo n'ibicumuro byabo, uko bigenje bibona. 10. Izibura amatwi yabo ngo bumve inyigisho, ikabihanangiriza kuva mu byaha. 11. Nibayumvira bakayikorera, bazamara iminsi yabo boguwe neza, bazamara imyaka yabo mu byishimo. Ariko nibatayumvira bazarimbuzwa n'inkota, kandi umupfapfa nta bwenge aba afite. Umupfapfa nta bwenge aba afite. Dore ikintu gikomeye kiri muri aya magambo, ngo ariko ibihanangiriza kuva mu byaha, nibayumvira bakayikorera, bazamara imyaka yabo y'ubuzima baguwe neza, bazamara imyaka yabo mu byishimo. Ariko nibatayumvira hari akaga, bazarimbuzwa inkota. Ni ukuvuga ngo ahangaha rero dushatse kwerekana iki? Dushatse kwerekana ngo hari igihe ikibazo kivumbura umuntu cyabaye kigatera umuntu kumenya Yesu. Dufite ubuhamya bw'abantu batandukanye, by the way tuzanabatumira n'abantu bamwe bakijijwe kubera icyo ngicyo turi mu kuvuga. Bantu bakijijwe bakamenya Imana bavuye mu buzima bwa baruharwa, Imana ikabafatisha iminyururu, kabafatisha amaboko yayo, kabafatisha ibibazo bahuye nabyo, noneho bagacishwa bugufi.
aho bagahura na muvugabutumwa na mukirisitu bagahura na mukirisitu noneho bagakizwa kandi bagakizwa bakijijwe. biravuga ngo kandi bamara ibihanaje kuva mu byaha ngo bene ababivuyemo ngo bazahorana mu buzima buguwe neza, bazagubwa neza. Yes, ngo Imana ijya ibafatisha imibabaro. Buriya niyo mpamvu isi, kubera ko niyo mpamvu ibihugu byubaka za gereza. Yego. Ibihugu byubaka za gereza burya zijyamo abantu b'ibigande cyane, abantu bananiranye, abantu bica amategeko bakagororwa, noneho bagashyirwa iriya kugira ngo bajye kugororwa, bashyirwe. Noneho muri abo ngabo bagororwa muri benshi hariyo abantu bahurira na Yesu cyane. Hari ababagiyeyo kubera ko bagomeye itegeko, bishe byinshi. Imana ikavuga ngo ariko no mu busaza wari Sawuli, ariko ningushyira hari ndaguhuza na mukirisitu, noneho niwihana ibyaha byawe ukabyihana byiza byimbitse, nzakugabanyiriza imyaka y'igifungo, nyigabanure, nindangiza ngukuzeyo, nuvayo uzafata abiri ivuga ubutumwa bwiza. Urabyumva neza? Gufatwa mu ngoto, mu ngoto cyangwa mwishinga ugakururwa paka cyane. Noneho Petero anga twari turiye twereka abantu uburyo ibibazo bifatisha abantu kumenya Imana. Niyo mpamvu tuzanye Yubu 36:8 haravuga ngo iyo bafatishijwe iminyururu bagafashwa n'ingoyi z'imibabaro, Imana ijya ibereka imirimo yabo yabo n'ibicumuro byabo. Uyu ni wa mwanya wo kwicuza, ni wa mwanya wo kwireba, ni wa mwanya wo kureba ku makosa yawe, ni wa mwanya wamaze bagukurikiranaho ibyaha wakoze ubihakana utabyemera, kandi hari ibimenyetso byerekana ko wabikoze. Yes, hari ibimenyetso byerekana. Ukamara igihe urwana utabyemera, kavuga bateye niba utabyemera bugiye hariya kugeza ubwo uzabyemera, kuko ibigo nicyagiye wabyeje basi nicyagiye cyangwa bavuga batari ko rwose turiye turabona ibi bintu ni wowe wabikoze, ibi ngibi ni wabikoze, ibi warabikoze. Noneho kubera uburiganya no kudashaka gutsindwa mu mutima ngo wemere unababarirwe, ukamara igihe cyose urusha abagenzacyaha cyangwa se urusha n'abandi, ntubyemere kubera ko wumva ko nubihakana uzagirwa umwere. Noneho rero bakavuga batoke, none rero wowe niba utangiye kutugora bugiye hariya, noneho urukiko rufitiye ububasha ruzakurikiza amategeko n'amabwiriza, ariko twebwe turabona ibi bintu ari wowe wabikoze. Noneho wamara kugera iriya, Imana rero ikaguhuza na mukirisitu, ijambo rikagenda ko kari inyundo imena, rikagenda rikakumena umutima, warangiza ukavuga uti kamanika amaboko nagoye ubucamanza ngo urabashinjacyaha, Mana ndihannye iki cyaha n'igihe wagikoze. Ukihana rwose ukavuga uti ndihannye, ngiye kwemera umunsi nzitabira nzavuga ko ibi byose ari igihe wabikoze. Ibyo rero iyo wemeye uba worohereje urukiko. Icyo gihe n'ibyo bakugiraga mu rwego rwo kwiyoroshya no guca bugufi, iyo usabye imbabazi ubivanye ku mutima urababarirwa. Rero nicyo abantu batajya bakora, urababarirwa. Aho ndiyo ndavugira mu rwego rw'isi n'imigirire yayo. Uyo wemeye icyaha ukabyemera mu buryo bagusuzuma agasanga wabyemeye koko, so igihano cyari gifite niba ari imyaka 2 bagishyira mu mezi, bakagishyira mu mezi, noneho ugahura na mukirisitu. Ariko pastor wibuka nguho ubuhamya cyangwa ntanga ubuhamya hano ukuntu nari naranze kwemera ndwana no kujya gukorera Imana narabyanze kugeza ubwo impombeje nkemera. None se urumva utarahuye nayo kugeza ubwo impombeje noneho nkamanika amaboko mbonye ko ibintu byangiye. Rero ahangaha Petero yagize iki? Petero yarabajijwe, amaze kubazwa mu kibazo cyananiye abandi, Petero aba ari we uvumbukayo atanga igisubizo gikwiriye, atanga ukuri kuzwi. Aravuga ngo uri Kristo, uri umwana w'Imana ihoraho. Uri umwana w'Imana ihoraho. Ni ukuvuga ngo rero hano ihishurirwa ry'Imana
niryo rituma tumenya Yesu. Umwuka wera niwe udufasha kumumenya no kumuhishurirwa. Hari igihe rero ibibazo bitubaho twaramugambiye, tutamuzi, twarananiranye, twarabaye ibyigenge, twigenga tutamuzi. Yaraduhaye amahoro ntitumenya ko ari yaduhaye, yaraduhaye umugisha ntitumenya ko ari waduhaye, yaraduhaye akazi ntitumenya ko ari kaduhaye, yaratwubakiye ntitumenya ko ari watwubakiye. Bityo none akahora kwinginga mu ijwi ryamuvuga butumwa, agahora akubwira ati wakwiharnya ukavayo ko ngukeneye mwana wawe. Ijwi ry'urangurura mu butayu ukaryumva ukaninira, akagira rya waba ukinguye wawe ukabona ijwi ryamuvuga butumwa rikakubwira, ariko ukumva ibyo tuvuga hano biro birakora ku mico yawe, birakora no ku bibazo byawe, ariko kubera ko udashaka kubireka, ndetse nicyo kiganiro ugahita ugitambuka utakirebye. Oya, hariho umuntu nzi ufata telekomande yumvise hajemo ibintu nk'ibi, gafata telekomande agahindura shene kugira ngo ntabwo ibyo abishaka. Kandi buriya abakwepsa ijwi ntabwo abakwepsa Imana. Nicyo abantu batazi. Ahantu Imana iri pusa umutima we ngo agere, ariko akangaga akareba yahirya aracyarwana n'Imana. Buriya abakirengagiza, ariko ni nka bya bindi bavuze ngo umwijuto w'ikinonko uhimbaho imvura itarabona. Ugira ngo imvura ntizagwa. Ugira ngo imvura ntizagwa. Ariko iyo imvura yaguye, umwijuto w'ikinonko uragabanuka, kirashwanyuka. Rero bishatse kuvuga iki? Y'igisubizo gikwiriye cy'Imana cyamanutse, ikibazo uragishaka ukakibura cyane. Ibibazo uragishaka ukakibura. Rero tushaka kubwira abantu ngo ushobora kuba waragize ibihe, ushobora kuba warahuye n'ibihe byo kurira, ushobora kuba waragize ibihe by'agahinda, ushobora kuba waragize ibintu bitandukanye, ariko muri byose byavuyemo umugambi wagusunikiye kumenya Imana. Yego. Nagira ngo ngomba kumva. Ushobora kuba warahuye n'agahinda uraho udukurikirana, ushobora kuba warahuye n'amarira ya nijoro, ushobora kuba warahuye n'ubushomeri runaka, ushobora kuba warahuye n'ibyago runaka, ariko ndagira ngo nibukiranye n'umutima wawe, wibuke ko muri ibyo byose wanyuzemo byakurijije, wibuke ko aribyo byagusunikiye mu byishimo, wibuke ko ari byagusunikiye mu ufite ijambo utanga ubuhamya. Uyu munsi akaba afite ubuhamya muri bya bibazo byavuyemo ubuhamya. Niyo mpamvu ni ngombwa igise kiryana umwana atari yaho. Erega uyu munsi wa none ibyo abantu banyuramo cyangwa ibyo tunyuramo nibyo buhamya bwacu bw'ejo hazaza, nibyo dukomeresha abandi, n'imfashanyigisho. Abantu rero aha ngaha turabagira inama, bige kwihangana cyane. Ibibazo niba bihari, iga kumenya ko aribyo bizavamo diploma y'ubuhamya. Niba ibibazo byawe bifite uyu munsi ubona bitaragenda neza, saba Roho Mutagatifu aguhereza umutima wihangana. Ubundi iki gikombe cy'indenge, wowe biba uko ushaka, kuko Imana ashaka ko ariyo nzira anyuramo, biba uko ushaka, niba uko ngewe nshaka. Icyo gihe marayika amwongerera imbaraga. Erega marayika abapfukamye bose bakubika inda hasi, bahawe marayika ubongerera imbaraga. Mukundwa mwene data, muzajye muza tubaho ubuhamya. Hari imisozi twaryamyeho, Imana iturenza imva twagombaga kuba twaragiyemo. Hari amazi twaryamyemo, imisozi yari kuturengera, ariko Imana idukurayo ntitwapfa. Hari impfu twatezwe twagombaga kuba twararangiye, n'imisaraba yacu yaratakaye, ariko koko twubitsinda tukaryama hasi tugatakira Imana. Uyu munsi turi abagabo bababwiriza ubutumwa bwiza, ubuzima burakomeje, turabyaye, turabyiruye. Kandi bari baravuze ngo ntuzabyara. Abantu bakubwira bakabwira ati ariko turabona wowe ibintu byararangiye, yaranashaje, yarakarantitse. Ariko kubera icyo kibazo kigurumana, abantu bakakureba bakakubarira imizi, abandi ntibaguha amahirwe, ariko dishi inyuma y'igihe runaka akaba ari ikintu kigusunikira kuzavamo umukozi w'Imana mwiza, kigusunikira kuzavamo umugeni mwiza, kigusunikira kuzavamo umudamu w'ibyo uzabwira abandi, kigusunikira kuzagira umwuka wo guhishurirwa Yesu mu buryo bwimbitse. Kubera iki? Petero Yesu yamutoranyije amuvanye ku burobyi.
bari baraye ijoro baroba byanze baroba byanga kugira ngo mwisi bakirana nayo. Umuntu agakirana n'isi umwaka wa mbere, agakirana n'isi umwaka wa kabiri, agakirana n'isi umwaka wa gatatu, agakirana n'isi umwaka wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, wa cumi, umuntu agakirana n'isi. Ariko my dear, ugakirana mu myaka 10. Uwakubaza mu mwaka 10 wakoze iki? Nukuri nube wanagaragaza n'ikibirite nicyo kigura make. Ni ya myaka Ntuze yavuze ngo yagize imyaka y'uruzere ngo mushyiremo n'iy'uruzere. Yakobo yavuze ngo mushyiremo n'imyaka y'uruzere, bamubajije imyaka maze ariko ngo mushyiremo n'iy'uruzere. Arya Farawo ni wari umubajije n'indi, abajije bati imyaka yawe y'ukuri n'ingati yewe, ati imyaka yanjye niyi ni atari ko mushyiremo n'iy'uruzerero. Hari igihe rero abantu bamara imyaka nk'iyo, ukirana n'isi uzingura yifatika gucika, ukirana n'ubuzima uzingura bufatishe bukongera bukagenda. Kumbe biriyo biraterwa n'umuremyi wawe ugushakisha. Umuremyi warashaka kugira ngo urusheho ibyo bihe bigutere kumenya Imana, bigutere kuyigarukira, bigutere kuzavamo ibyo bihuza bivanemo certificate y'ubuhamya bw'ibyo uzaganiriza abandi. Yes, nawe ubukomeye atanyuza ahakomeye ntabwo bijya bibaho. Uretse nawe ujya uko ubukomeye atakomeretse, nawe ubukomera atakomeretse, nta n'ukubwira ngo komera utavugije induru. Haleluya. Rero Petero atsinda igitego kiruta icy'abandi bahungu, amenya Yesu abiheshejwe n'ibibazo. Yego, amina, kwemera. Haleluya. Amenya Yesu abiheshejwe n'ikibazo. Amenya Yesu abiheshejwe n'ikibazo cyabazwe. Ikibazo iyo kitabazwa turabona aba yarabaye mu bandi agaceceka, ariko ikibazo suzumiro cyabaye imbarutso yo gutuma atanga igisubizo kiruta icy'abandi bari babuze. Niyo mpamvu ibibazo bijya birusha gutuma bivamo umugambi udusunikira mu mugambi w'Imana. Rero ndagira ngo ngukomeze mushiki wanjye, ngukomeze murumuna wanjye, ngukomeze mugabo duhuye kuri murongo, ngukomeze ngo ibikuriho si iherezo ry'ubuzima bwawe. Ibyo ngibyo urimo bihishemo umugambi uzakugeza kuri Yesu. Niyemera. Oya ngomba kwemera. Azemera. Natemerura kuneza azemera. Oya twasomye ibyanditse ngo azasomye ibyanditse aremera. Nawe ujya wanga hanga. Oya aremera kuko twaje. Buriya kuri jewe umuntu yangomera, kuri wowe umuntu yakugomera, ariko ikibazo cyateguwe n'Imana kigamije kugira ngo cyigishe umuntu wayo, umuntu ashe kuyimenya. Nta muntu ugomera umugambi w'Imana. Imana buri kiri ku isi hose Imana yagikoresha kugira ngo ibone umutima wawe. Imana yakoresha ikibonetse cyose ihiga umutima wawe yawugeraho, kugira ngo ikibazo kigukarage kikwerekane, noneho wibuka no gupfukama uvuge ngo hejuru y'ububasha bwanjye, hejuru y'imbaraga zanjye hari izindi mbaraga. Hejuru y'ububasha mfite hari imbaraga, hari imbaraga zindi zikomeye. Reka rero tubashimire, zari iryo jambo. Ndatekereza harimo ubwenge buri buze kugufasha yuko hari ibibazo bijya bituma tumenya Yesu. Iyo hataba kubazwa, Petero yari guceceka nka benshi bari bacecetse, ariko kubera ko habajijwe, Petero yavumbuye icyo abandi bari barahishwe, aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ni nayo mpamvu kumenya Yesu bishingiye ku guhishurirwa tubiheshejwe n'umwuka we. Hari igihe tumenya Yesu biheshejwe n'ibyo tunyuzwamo n'Imana yashatse yuko tumumenya mu buryo burenze ubwo twari dusanzwe dufite. Rega nawe amenya umugambi w'ikimuriho, muri ako kanya yahise amenya umugambi w'Imana imushakaho. Yesu aravuga ati nanjye nzubaka itorero ryanjye, itorero kuri wowe, amarembo y'ikuzimu nagaza, nta nubwo azarinyeganye, nubwo imvura izagwa izabiza, ariko ntabwo bizanyeganyega. Umuntu wahishijwe n'inzira zamuteguye, uwo muntu uzi ko ajya avamo intumwa, uwo muntu uzi ko ajya avamo umuntu udasanzwe, ukuntu ajya avamo inshuti. Buriya nkunda umusirikare wakijijwe. Nk'umusirikare wakoze ikizi, iyo yahindutse yemeye Yesu, ndakubwiza ukuri, aruta abasivili 1000 bari aho birirwa babeshya Yesu. Oya ntanabeshya, aba ari direct. Imana yego umugisha pastor, turagira ngo tugushimire umwanya uba watanze kugira ngo dufashe abantu b'Imana, tubabwirize ubutumwa bwiza. Imana ibaho umugisha cyane. Reka tubasabe musengera abantu bari mu bibazo bitandukanye, hanyuma tubasengera umunota 2 n'igice.
abantu Imana ibahe gukomera. Amen. Ibahe gukomera rwose. Mukomere mukomere cyane twe tugiye kunesha. Haleluya we muhabwe ingabire nziza ayiwe zabatabarutse. Mukomere mukomere cyane cyane we mugiye kunesha. Haleluya we muhabwe ingabire nziza ayiwe zabatabarutse. Wow, Imana ibahe umugisha cyane. Murabona ko turi abataramye hano ku ruhimbi banazanye n'umushumba wacu. Imana ibahe umugisha cyane. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kandi mwanya tumaze imbere yawe mwami watuyoboye twaryohewe twanezerewe. Iyo turiho tukuvuga Mana twiyongera ibiryo. Iyo turiho tukuvuga Mana turanezerewa. Iyo turiho tukuvuga Mana twiyongera twongera izindi mbaraga. Cyubahiro n'ikibi cyawe Mana kuko umenya n'iby'agaciro kenshi. Nyemerera rero Mana twariho tuvuga amagambo yawe. Reka dusengera abantu mwami bari no gutabarwa mwami. Dusengera abari muri gereza, dusengera abari mu maboko y'ubushinjacyaha, dusengera abantu bari mu ngo, dusengera abantu bari batandukanye mwami. Dusengeye mwami abari mu bitaro bitandukanye mu izina rya Yesu. Dusengeye mwami buri muntu wese uri mu nzira yo guhura n'ikibazo. Reka asurwe no gutabarwa no kurengerwa nawe Yesu. Icyubahiro kibi cyawe Yesu. Nyemerera rero bagenderere ubaho umuyobozi. Tanga ubutabazi Yesu. Mu izina rya Yesu. Tanga imbaraga zawe zirengera ubwoko bwawe. Kibe ari cyo gihe mu izina rya Yesu. Imitima ihumurike kandi ikomere. Bongere bahumurizwe nawe. Bongere bakizwe. Bongere bakumenye. Kuri urakoze Yesu bariho barwana nazo. Barinde intambara z'umubi ari we Satani. Ubarinde Imana icyubahiro ni cyawe Jehova. Ubarinde kuyoba. Masaka yarababasenderebo. Rimasaka yarababaseke. Jehova nisitesha da. Jehova turaseze. Amaraso yawe atwikira igihugu cyacu, amaraso yawe uburinzi bwawe. Turadekaraye abanyabibazo bose. Mana turabatabarire, turabingingiye kugira ngo mwami barusheho gutsindishirizwa, barusheho kukubona. Bavuze yuko bazagura neza bakumenye. Bavuze neza yuko mwami Imana yacu. Bavuze yuko mwami bakumenye bakava mu byaha bazagubwa neza ku minsi y'ubuzima bwabo. Reka aba bantu bahure no kugubwa neza. Reka aba bantu bahubwe no gushima. Reka aba bantu bahurwe no kugendererwa mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami. Abarwayi bakire. Duhagaritse impfu, duhagaritse imigambi yose mu butware, duhagarije ijambo ryawe mwami. Duhagaritse buri migambi yose ku bwoko bwawe, ku gihugu. Duhagaritse intambara zo mu biyaga bigari mu izina rya Yesu. Twatuye amahoro, twatuye gutera imbere, twatuye ubumwe n'ubwiyunge bukomeze busugire, bukomeze busagambe mu mitima y'abatuye isi mu izina rya Yesu. Tugusabye inyenyeri zazimijwe n'umwanzi kugira ngo zongere zigaragare, zongere zigaruke. Abo umwanzi yiciye inyenyeri, reka wongere uzihe kubarabagirana, zongere zigaragare mu izina rya Yesu. Dusenge inyenyeri z'ingo, dusenge inyenyeri z'urubyaro, dusenge inyenyeri y'igihugu, dusenge inyenyeri Mana, dusenge inyenyeri za buri kintu icyo ari cyo cyose, dusenge inyenyeri y'itorero, dusenge inyenyeri y'igihugu. Urakoze kibirengeye, turagushimye kuko ari cyo gihe cyo gukorana n'abawe. Izina ryawe niryamamare, izina ryawe nirishyirwe hejuru, kandi ukomeze gusuka amavuta ku bazumva iki kiganiro dukoze mu izina rya Yesu Kristo. Tuzumve bihana, tuzumve badusaba, tuzumve Mana abakenera kwatura agakiza, Mana kwakira agakiza baduhamagare mu izina rya Yesu. Abo byashobeye baduhamagare kuko ari cyo wadushyiriyeho mu izina rya Yesu. Urakoze rero, urakarama waduhaye uyu muyoboro mwami Mana data gitare cyanjye wa Steven, wa channel ya Steven mu izina rya Yesu. Nyemerera Mana uyu muyoboro uhe kuyobokaho abantu, uyu muyoboro ugere kuri benshi, uyu muyoboro abantu bawuyoboke, abarwayi bawuyoboke, abashonje bawuyoboke, abatakijijwe bawuyoboke mu izina rya Yesu. Kandi reka Mana ijambo ryawe rigira umumaro kuri uyu muyoboro mu izina rya
rya Yesu Kristo. Urakoze urakarama, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turagushimye Mana, ngukomeye amashyi ngushimira. Haleluya. Shalom 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 shalom. Amen. Mugire amahoro, Amen. mugire ubuzima, Haleluya. mugire Imana, Amen. mugire igihugu, Amen. mugire amata ku ruhimbi. Haleluya. Tubifurije kubaho Haleluya. ibyo byose mbaraga zo muri Kristo batsindishiriza. Amen. 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 Bless you. Amen.